Nizere yuko mumeze neza, Nobaridi official nk'ibisanzwe, noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe tunasobanukirwe email cyangwa se Google mail, Gmail, kimwe mu ibyo ngibyo bitewe n'ukuntu umuntu wese abivuga. Abantu benshi bakunze kugira ikibazo nyine mu kuyikoresha, ariko uyu munsi ngiye kuyigusobanurira. Nagira ngo nkubwire ngo niba utarakora subscribe uri mu bihombo, nagushishikariza kuyikora ugafungura n'inzogera kugira ngo n'izindi video zose ujye uzibona. Ndakeka buri wese azi gufungura email account, niba utabizi ubyandika muri comment direct. Ndabona comment yawe video nta gihe gitoya kirashira, uramara kubona ko nayikunze nanareplyinze nkubwira ngo mu kanya ndahita nyishyiraho. So ni ukuvuga ngo kandi nubona iyi video igufashije ukore like, ntugende utanabivuze muri comment, aba ari iby'agaciro kuko bituma video iri komandwa n'abandi bantu benshi kuri YouTube bakayireba. Byibuze murabona nk'abanyarwanda tugire ubumenyi twunguka ku ikoranabuhanga. Mu by'ukuri iyi ngiyi niyo email yacu yanjye. Birashoboka ko ushobora gushyiramo ama email menshi muri telefone yawe. Muri kubona mwese hano hejuru hari utu turongo dutatu hano rwose, hano iyo ukanzeho bakwereka all inbox, social promotion. Buriya ubutumwa bwa mbere ahantu buba buri ni hano handitse ngo primary niho abantu bakwandikirira n'ibiki byose. Noneho ngiye kubanza nkwereke ese ni gute nakohereza ubutumwa kuri email. Ukaza hano handitse ngo compose, ugashyiramo ibyo ati waramutse neza. Warangiza uza ahantu uhita ukora hano handitse kano kantu hano kw'aka kantu ukagakandaho. Iyo ugakanzeho send message, yego message yacu yagiye, iri kugenda hano yagiye. Noneho tugiye kureba ese iyo umuntu akoresheje message bigenda ute. Turakora hano hejuru kw'aka gafoto, hano nuko ngiye mail nari nsanzwe nyifitemo. Tuza hano handitse ngo uba, urabona yuko Ubaride yanyandikiye ngo gusuhuza. Iyi mail ntayo twari dufitemo, iyi ngiyi ubona ko yatwandikiye 4:12. Turakandaho dusome. Iyo ushaka rero guhita ukora reply cyangwa se ukamusubiza, ushaka guhita ukora reply, uraza hano handitse ngo reply. Ukoze reply uba ugiye kumusubiza, kandaho nyine ukareplyinga. Urabona ko tugiye guhita tumera nkaho tumusubiza. Ati sawa, ati waramutse, ati ni neza wenda. Warangiza nawe ugakora hahandi send, sibyo, ugakora okay. Message urabona yuko yagiye. Noneho dutegereze ko igenda message.
turebe ko yagiye. Yagiye, noneho natwe tugaruke muri ya imeri yindi turebe ko yaje. Mesaje koko yaje. Ngira ngo murabibona ko hano hejuru yamaze kuza uba gusuhuza. Noneho aka ngaka ni kamwe turakarangije. Ngiye kubereka utundi tuntu. Urugero hari ukuntu bajya bakohereza nka mesaje ari nk'umuntu w'umuyobozi w'ingenzi cyangwa ari nka mesaje z'ingenzi z'akazi, ukavuga ati zino mesaje kanzishyire ahantu nzajya mpita nzikoraho vuba. Ushobora kuza ugaseregitinga hano ukagumishaho urutoki, cyane iyo ukoze kwa aka kantu kameze nk'ifoto uhita umuseregitinga, ugakora k'utu tudomo dutatu two hejuru hano, warangiza ugakora ahantu handitse ngo make. Urabona hano yari imeze nk'iy'ingenzi, noneho ko tugiye gukora makazi impotanti. Hano handitse ngo make azi impotanti. Iyo ukanzeho bivuze ngo mesaje yawe uyigize nka mesaje y'ingenzi. Kugira ngo urebe noneho za mesaje, uza hano hejuru ari utu tudomo dutatu, ugakandaho, ukaza hano handitse ngo impotanti. Urabona izi ni mesaje nagiye nyine z'ingenzi, urabona ko nayo yayisizamo, sibyo? Noneho ikindi tugiye kureba mesaje uba wohereje. Iyo ugiye kuzireba mesaje zagiye n'izitagiye, urabona ya yindi twohereje ni iyi ngiyi, sibyo? Noneho tugiye kureba na mesaje zitagiye cyangwa se zanze kugenda, izi ngizi. Izi niyo zanze kugenda, biba bitewe n'uko ushaka kuba waranditse imeri nabi n'ibindi. Noneho tugiye no kureba iyo wasibye mesaje utabishaka, uza hano handitse ngo tarashi. Iyo ukanzeho uhita ubonamo mesaje wasibye ukaba wazigarura. Kadusibe wenda n'urugero nka mesaje hano imwe nyigarure mureba. Tugiye gusiba iyi ngiyi tuyisibe, sibyo? Turaza hano hejuru, tuza hano muri tarashi, duhite tubona ya yindi, duhite tuvuga ngo dukore urabona ko tuyigaruye, tuhite tuyigarura makazi and read. Ubu ngubu tukaba turayigaruye. Noneho tugiye kuza hano handitse kontakiti, ni nimero zijyanye na telefone. Aha ngaha ndaza nimujya kuri iyi cano muraza no kuboneraho, wenda muzaboneraho indi videwo ibereka uburyo wabika ibintu kuri email cyangwa se no kuri Google, nyine kuri Google akawunti ukaba wabikaho ibintu. Ndaza kubibereka nta kibazo, nabyo muzabibonaho byose ukabibikaho, kuko ndaza gusobanura Google Drive ese ni iki, ikora gute, ikora ibiki, bigenda bite, byose nyine ngende mbibereka. Noneho ushobora no kuregera mesaje igihe urayohereza ukavuga ngo ese nka saa 9 nta kuntu naza kohereza mesaje, saa 9 cyangwa ati saa 6. Uza hano handitse ngo schedule, ugakandaho. Gukandaho ahubwo hano ugiye kureba izo wasikejarinze, uza hano handitse ngo compose, noneho ugahita ukora hano hejuru ku budomo butatu, ugahita ukora hano ngo schedule send, ugahita uhitamo ni this afternoon, tomorrow morning, Monday, pick date, ugahitamo ibyo ushaka, asigaye ukohereza mesaje yawe. Ukaduhitamo wenda afternoon, add at least one recipient. Ushobora kongeraho n'undi muntu kugira ngo bikunde. Dushyire wenda uba ono
ba noneho tuyiregere tuvuge ngo afternoon, sibyo? Imesage yacu turayisikejarinze, saa saba iraza kugenda, tujye hano turebe mesaje yacu iraza kugenda saa saba z'ikigoroba. Ako ni akandi kantu mberetse nk'abantu b'abayobozi bo, aka kantu ndakeka muragakunze cyangwa n'abarimu n'abandi bantu. Nkwibutsa ngo ubaye utarakora subscribe ukandeho, dore subscribe iri hano aho imbere y'izina ryanjye Ubalidi official, uri kubona ahantu hariho akantu kanditseho ngo subscribe. Niba waragakanzeho hariho ngo subscribe ntiwongere, ahubwo ufungure inzogera. Noneho ndakeka bibaye, ariko ndakeka ibya email byose mbirangije. Ikindi cyo ni uko ushobora gushyiramo ama email menshi. Nk'ubu ushobora kuza hano handitse ngo add another account, urabona nyafitemo ama email agera nko muri 5 nako 4, ariko narenze aya ngaya umuntu yayashyiramo. Bivuze ngo mushobora gukoresha telefoni imwe mugakoresha ama email atandukanye cyangwa ama account atandukanye. So niyo mpamvu nkubwira ngo tugomba kumenya ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru rwa nyuma. Kandi nkubwira ngo aho ugira ikibazo ushobora kunyandikira kuri email yanjye ubaonlinetech@gmail.com, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp 0781955047. Ni Ubalidi official. Tuzahurire muri video itaha. Ugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ikurinde.